Hello guys, birababaje cyane kuba muri iki giherekana utunze telefone ya smartphone ukoresha WhatsApp, ariko kugeza na n'ubu umuntu uwo ari wese akaba ashobora kuba yakwinjira muri WhatsApp yawe agasoma chat zawe uko yishakiye. Niyo mpamvu rero nabategura ino video kugira ngo twigane step by step y'uburyo warinda WhatsApp yawe ukayishyiraho umutekano ku buryo kwinjiramo uzajya ukoresha password. Igihe iyo password rero wenyine uyizi, hakaba nta wundi muntu washobora kwinjiramo ngo asome chat zawe. Wowe icyo usabwa ni ukureba video uko bitangiye kugera irangiye, kuko nihutisha ukagira akantu kamusimbuka uramwumva. Kandi ino video uza kubona igufashije ukore like, subscribe ndetse unayisharinge abandi bantu, kugira ngo tuze kugendana step by step, ntugire aho wihutisha ukagira akantu na kamwe uza gusimbuka ugasanga urahombye, ubikoze nabi cyangwa se ntabwo bikunze. Bitanakunze watwandikira muri comment ukatubwira ikibazo wagize twagufasha, cyangwa se habaye n'ikindi kintu wifuza ko twagufasha kumenya nacyo ukabitubwira tugakoramo video. Reka dutangire. WhatsApp yawe nk'ibisanzwe kuko ariho tugiye kubikorera, byanze bikunze birumvikana ko uri buze muri WhatsApp yawe. Uraza muri WhatsApp yawe uyifungure, numara kugera muri WhatsApp yawe uhite ujya ahantu hari hejuru hari utudomo dutatu, ahangaha ukandeho, hanyuma uhita ujya ahanditse ngo settings, winjiremo, uscrolling umanuka hasi ushaka ahantu handitse ngo privacy, hagutya ahangaha kuri privacy, hanyuma uze winjiremo. Numara kugeramo rero nabwo urascrollinga buke ushaka ahantu handitse ngo uplock, hagutya ngira ngo muri kubona uko byanditse uplock, nahangaha uri buze naho winjiremo. Urabona kano kantu akangaka karakubye, ariko hano munsi hari n'amagambo ariho avuga ngo when enabled you will need to use a fingerprint, face or other unique identifiers to open WhatsApp. You can still answer calls if WhatsApp is locked. Mu magambo make bivuze ngo nuramuka ugafunguye uzajya ukoresha fingerprint, isura cyangwa se n'ubundi buryo bwihariye kugira ngo winjire muri WhatsApp yawe. Ariko icyitonderwa, ibyo ngibyo n'ubundi ntabwo bizabuza ko wakwakira call cyangwa se wakwita buguhamagaye niyo WhatsApp yaba iri locked. Ubwo icyo turakora rero, twebwe turaza aka kantu tugakoreho kabe turn on. Hano urabona barahita bagusaba gushyiramo fingerprint, urahita uyishyiramo. Urahita ushyiramo fingerprint bahite bagafungura. Hari nubwo wenda telefone yawe ishobora kuba idakoresha fingerprint, ikoresha nka password cyangwa se ubundi buryo, ubwo weho nibwo urahitamo. Hanyuma ahangaha hari amagambo baduhaye atatu, baduhaye. Aka kambere bivuze yuko igihe uvuye muri WhatsApp immediate ako kanya izajya ihita iba locked. Niba uyifunzeho gatoya nta n'amasegonda atanaciyemo izajya ihita iba locked. Aka ka kabiri izajya iba locked hashize umunota umwe uyivuyemo. Hanyuma aka ka gatatu izajya iba locked hashize iminota 30 uyivuyemo. Ubwo weho muri utu tuntu turi ahangaha uko ari dutatu urahitamo bitewe n'ako ushaka. Hanyuma hano hasi ngira ngo murimo murabonaho n'akandi kantu kavuga ngo show content in. Munsi hakazaho amagambo avuga ngo preview sender and message text inside the new message notifications. Aka kantu iyo gacanye n'ubundi cya gihe WhatsApp izajya iba iri lock, notification ya message nshyashya izajya ihita imanuka kumimanuka ukayibona hari hejuru. Ariko uramutse ugafunze gutya nta nubwo za message kumwe zimanuka ari notification hano hejuru wajya uzibona. Ubwo urakora ibyo ushaka bitewe n'ibyo wiyumvamo. Ako kari akantu ka mbere ko kuba washyira password kuri WhatsApp yawe. Akandi ka kabiri rero ni akantu ko kuba WhatsApp yawe itahakingwa. Ako ko ni nka bonus ngiye kubongeza y'uburyo watuma WhatsApp yawe idahakingwa cyangwa itinjirirwa n'uwo ari we wese. N'undi urakora nka bimwe twakoze, hanyuma nugera ahangaha
ko noneho uraza uhitemo ahanditse ngo advance, ahangaha uze winjiremo. Hanyuma utu tuntu twose turi aha n'amagambo kugira ngo video itaba ndende ntago yose turi buyasome, gusa aha hambere nukagira turn on, ahangaha uzajya uba wemeje yuko nimero udafite cyangwa ukaba utazi utakwakira message yayo, cyangwa se umuntu udafitiye namba ye cyangwa utagabwe mu chattinga atakwandikira ngo bikunde. Aha ha kabiri ho ni uguprotectinga IP address yawe in calls, ku buryo nta muntu waguhakinga kubura buryo bajya bakoresha bahasha amakorosi. Aka ka gatatu nako n'undi kajya gusa n'aka kabiri, nako nakakurinda kuba utahakinga. Ubwo wewe urakora icyo ushaka rwose, ushobora kutugira turn on cyangwa se ugaturning on ako ushaka bitewe n'ibyo ushaka. Guys, ni ino video rero igufashije, reba hasi aho hasi ahantu handitse subscribe ukoreho, liking ino video kugira ngo tubone ko ibyo dukora mwabikunze, ndetse unayisharinge bagenzi bawe ubona bashobora kwikenera. Ciao ciao, ure muri video ikurikira.